Bakunzi ba Karosi TV turabasuje mu izina rya Yesu, umwami Yesu ashimwe. Turabashimiye ubuntu n'ineza Uwiteka akomeza kugira kandi namwe ubwanyu mukadufasha muri uyu murimo w'Imana, muri bya bihe byiza tugirana cyane byo gusenga, kuko buriya abasenga bajya bafatikanya, kuko ari rwo rugendo dufatikanye iyo turi muri uno mubiri. Bivuga ngo rero ni igihe gikomeye cyo kwizera Yesu, ndetse tukamwizera twizeye yuko agomba kudukiza amakuba n'ibyago byose, kuko iyo umuntu ari mu isi aba afashe igihe mu ntambara. Imana ishimwe. Ni Karosi rero iri imbere ya kamera, n'ubundi ngarutse ushima Imana kubwo Imana yandinze, kandi maze iminsi ndinda ngenda mbona ukuboko kwayo. Imana ishimwe. Ndasuza rero abantu bose bambonye kuri YouTube cyangwa se ko mu ivugabutumwa ritandukanye mu cya hafi y'aho nyobora, ndetse n'ahandi abagenda baduhamagara, ari abatubona ndetse n'abatatubona, turabasuze mu izina rya Yesu Kristo. Bivuga ngo kubaha Uwiteka niko gutuma umuntu agira urukundo. Nta muntu ukunda adafite Yesu ngo amufashe gukunda. Bivuga ngo ibyago byose duhura nabyo muri ubu buzima nibyo bidusunikira mu kwegera Yesu, kuko umusirikare wese iyo ari mu ntambara agirirwa neza, kuko agenda agira inyungu nyinshi bitewe n'intambara runaka yanyuzemo. No munsi rero ngarutse n'ubundi tugiye kuvuga ku buhamya bwinshi Imana yagiye tunyuzamo, ubundi twabitanze kuyobokamana ndetse n'ahandi, ariko ubu no munsi turashima Imana duhaye cano kugira ngo tuvuge ubuhamya neza tubumvuye imuzi, ndetse tusobanura ibintu neza uko byari bimeze, inzira y'umusaraba twaciyemo kugira ngo tugere twitwa abana b'Imana, cyangwa se abagabo, cyangwa se abakozi b'Imana. Mu ruhande rumwe biraterwa n'uko uri kubyumva. Turashima Imana rero kubwo ubuntu bwayo n'ineza yayo igira. Ndashimira Imana ko ubuzima bwacu bugikomeje, cyangwa se bwanjye Karosi. Ndi umugabo ndubatse rero, mfite madamu n'abana babiri n'abandi bana tubana mu bantu bazi ubuhamya bwacu. Dushima Imana rero ibyo byose ikora. Imana ishimwe. Reka rero mbere y'uko tuvuga ku buhamya, reka tubanze dusenga Imana, maze dusabe Imana idushyigikire. Ota Sigrayi, Imana ishoboye byose, Mungeri mwiza wo kwizerwa, Tutarosi Bonesanse, cyubahiro cy'abagusenga, wowe utabara mu makuba ndetse no mu byago. Rai Osaya Wosa Iboneyanse, Onikida Zone Braisire, wewe wadiza monita wegeza na bosha ya monita istanse, wewe watumenye tutaraba insoro mu nda z'ababyeyi bacu, wadushyiriyeho kuba abahanuzi bahanurira amahanga kugira ngo twitwe abana bawe, nuko twanyuze cyangwa se twejejwe mu maraso yawe Kristo Yesu. N'ubundi ndasenze sabira uwo ari we wese uzumva lo aniste ubu buhamya, umushyigikire, muhe ijambo, muhe kurokoka, rokoka urupfu rwa kazoniye dostanse rwa kabiri, arokoka umujinya wa shitani, arokoka umujinya w'abadayimoni, abeho agera imbere, nubwo akomerewe ntawe utakura umuntu, nta nawe utamugeze. Shimwa Kristo kuko uri umwungeri kandi ushoboye kuyobora abawe. Uravuze ngo umwungeri mwiza yitangira intama, waratwitangiye ku musaraba i Golgotha. Tara dosa biniwi estanse, ndagushimiye. Ngaho nshyigikira nanjye Karosi, unyoboreze ubugwaneza n'impuhwe zawe n'umwuka wera, shimwe gikore mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha rero mu izina rya Yesu. N'ubundi ndagarutse, wakora share ugashayiringa abantu bose, ukabaha kuri ubu buhamya, n'ubuhamya bwiza buryoshye, cyangwa se ugakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibi biganiro cyangwa se ubuhamya bwanjye cyangwa se ubw'abandi. Bivuga ngo aho Imana yadukuye yagira ngo twamamaze ubutumwa. Ibi turimo ntabwo ari ukwimenyekanisha, ahubwo ni ukugira ngo Yesu yamamare, tuvuge iby'ineza yiwe n'urukundo rwe mu byo yadukoreye. Muririmbyi yaravuze ngo mu byiza yankoreye byose nta kiruta ko Yesu ankunda. Bivuga ngo mu rukundo adukunda
nta na rimwe ajya turekura iteka ryose. Nubwo twahura n'amakuba akomeye, umwami wacu araturinda, nashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere y'uko dutanga ubuhamya tukavuga aho Imana yadukuye. Numvise nava imuzi n'imuzingo aho Imana yanyujije kugira ngo nitwe Karosi. Ni ubuzima bukomeye cyane nanyuzemo, niyo mpamvu ugenda umukozi w'Imana uhamya yuko ndi umuhanuzi nemera kandi guhanura. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo n'ubundi cy'Abaheburayo, cyangwa mu gitabo cy'Abaheburayo cyangwa se urwandiko rw'Abaheburayo, mu bice bibiri ku murongo wa 18 aravuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Imana ishimwe. Reka dusome mu Baheburayo n'ubundi mu bice 3 umurongo wa 8 hari ijambo rivuze ngo ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza k'umunsi wo kugerageza mu butayu cyangwa se mu butayu. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana yari hano mu gitabo cy'Abaheburayo n'ubundi rivuze ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ni nayo mpamvu yita cyangwa se atabara abageragezwa bose. Nawe uri mu bigeragezo bikomeye nk'ibyo Karosi yanyuzemo, kuko Imana ishimwe ko yanyujije mu bigeragezo. Uyu munsi nanjye nkaba ndi umukozi w'Imana. Ndashimira Imana nosire, ndashimira Imana kuko narageragejwe ariko nihanganira mu bigeragezo. Ariko mbere y'uko ngeragezwa ndashaka kubabwira ubuzima nanyuzemo kugira ngo mbashe kwitwa cyangwa se kwinjira. Kuko iyo udakijijwe cyangwa se utaramenya Yesu, cyangwa se umuzi w'igice, hari abantu bamumenyaho igice, ntabwo umenya ngo ikinyuzemo n'ikigeragezo, ahubwo uzi ko ari imyaka. Rero uyu Karosi mubona imbere ya kamera za Karosi TV, ni ukuvuga ngo ndi umwana, navutse ndi umwana wari navutse ku babyeyi babiri. Ni ukuvuga ngo mvuka mu ntara y'Amajyepfo i Butare, baba bitaga cyangwa se ubu bita mu karere ka Gisagara, ni umurenge wa Ndore, mu kagari ka Bweya, mudugudu n'ubundi ni uwa Kamahembe. Reka mbasobanure neza kugira ngo uzamenye aho mbarize. Rero Karosi uyu cyangwa se Uwihoreye François, navutse muri abo babyeyi, mvuka mu bana 8, nari umwana wa 5. Bivuga ngo uhereye icyo gihe cyose Imana Data yamye ibana nanjye. Muri ubwo bwana ndumva naracukiye amezi 8. Nibwo mama wambyaye yancukije, kubera mama yabyaraga abana bita indahekana. Bivuga ngo icyo gihe mu buzima bw'uko natwiswe iwacu, mbere y'uko wenda ngeraho, iwacu wari umuryango ubabaje cyangwa se ubabajwe no gukoreshwa n'imyuka mibi, cyangwa se bakoreshaga gifaro. Abantu batazi gifaro ni imyuka cyangwa se ni abadayimoni baba barapfuye bakagaruka bitwa abavuzi. Iwacu rero bajyaga bakora ibintu byo guterekera cyangwa se gutanga cyangwa se kuvura. Najyaga mbona aho menyeye ubwenge, nasanze iwacu ari uko muri urwo rugo bimeze. Ngo rero ndavukiye muri uwo muryango utari kuzabona Imana, ariko ntiyashimwe Yesu ujya wimenyekanisha kugira ngo abashe gutabara abe. Ubwo rero uhereye icyo gihe mama namenye ubwenge mfite amezi 8. Ni ibintu utapfa kumva, kubera yuko wenda bitewe n'uko imyumvire yawe imeze cyangwa se kwizera kwawe kumeze. Jewe rero ni ukuvuga ngo namenye ubwenge mama, bwo namenye ko mama n'ubundi bwo bwenge nabumenye mfite amezi 8.
nuko mama wambyaye yagiye kunshukiriza kwa mukecuru. Mukecuru wanjye yari aho bita Muzenga, ndabizara abahazi, ni muri Gisagara n'ubundi. Icyo gihe rero ajya kunshutsayo, ndangije ndabyibuka mama aza nkonyera ku nda. N'ubundi mama ifite amezi 8 nibwo mama avuze ngo disi ngo abana b'abahungu bakunda ibere. Uhereye uwo munsi ngo mama yahise abyara mushiki wanjye, nibwo navuye kwa mukecuru. Ndaza rero ndumva naraje bangejeje mu rugo, ubwenge nari mbuzi, ndi uruhinja rutaramenya kugenda, ariko narabyumvaga ibintu byose, ubwenge bwose nari mbuzi, nari nzi umuntu, nari nzi bivugwa, nari nzi byose. Imana yagira ngo incurire icyo nzaba cyo. Ubwo birangije nibyo byabaye, Imana ingirira neza. Ntabwo nari nzi Imana cyane ko nurumva ko n'iwacu ntabwo bari bayizi, ariko ashimwe Kristo Yesu, wowe umenya byose agasobanura byose. Guhera icyo gihe nahise mba umuntu nsa naho nkuze, ngenda nkura, noneho nihuse. Byaje kuba ngombwa cyane ko iwacu bagumiza gukoresha izo gifaro. Izo gifaro barazikoresha, bagakomeza hakaza abantu baza gukora icyo bita guterekerezwa cyangwa se kwivurizayo, nk'abantu baroze, abantu baje gusaba ibiti ngo bajye kubashingira ibiti. Abazi bya kera ariko n'ubu biriho barabizi, bagiye mu bapfumu. Ubwo rero icyo gihe mama cyangwa se papa niwe wakoreshaga ibyo bidayimoni cyangwa se ibyo bya gifaro. Kuko ngo byari hari icyo bita sarongo cyajyaga kivura kikanatarama nijoro. Hari icyo bitaga combeka, hari icyo bitaga jyajya, hari icyo bitaga mukade, na mbega n'ibindi. Harimo niyo bita nyiramaribori, zari za gifaro 7. Kurebye byose ni ubuzima twanyuzemo. Ndabyibuka iyo babaga bari gutarama, bazimyaga amatara bakabihamagarira ahatabona. Icyo gihe ndabyibuka rero Imana agize neza, kubera ko twarindiwe muri ubwo buzima. Wenda wowe ushobora kubipinga kutazi ibyo, unabyirengagiza kuko ukibijyamo, ariko nje imbere ya kamera kugira ngo nkubwire aho navuye. Hari abantu batubona tuvuga Imana ntibamenye aho twaturutse. Naturutse muri uwo muryango rero. Nawe ndaho twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ibasha gutabara abageragezwa bose, kubera ko nawe yageragejwe, ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Uhereye rero icyo gihe n'ubundi nanjye narazamutse, nkomeza gukura cyangwa se kuzamuka. Ubwo biza kuba ngombwa ko bagumiza gukoresha izo gifaro. Ndabyibuka iyo nariraga, ibyo bya gifaro byazaga bikanyuza muri prafu. Narabyumvaga imirari imfataho, nafite hagati y'amezi 9 n'amezi 10. Ubwo rero icyo gihe mbasha bikanshyira mama. Ubwo iyo umwana yariraga mu rugo, ibyo bya gifaro nibyo byajyaga kuzana umwana. Birangije nyuma nibwo ndeka nihute wenda tugere, mfite imyaka 4 nibwo intambara ya jenoside yabaye. Umve ko impamvu ya bwa bwenge nshaka kugusobanurira, nibwo intambara yabaye, intambara ya jenoside. Mbere yayo urumva hariho imiryango. Ndabyibuka ko hari urukundo cyane, abantu benshi bakundaga, twajyaga tugakina iby'abana mu bintu byinshi, mbega mu buryo bumwe. Noneho habaye icyo gihe cya jenoside iraba. Ndabyibuka ko banyohereje kurinda amasaka. Hari abantu bari bagiye kunyica, hari abadamu bamwe bari mu bitero baje kunyica. Ndabyibuka nubwo nafite iyo myaka 4, hagati y'ine n'itanu. Urumva ko njye nari nzi ubwenge, aho bajya kubwira umwana kujya kurinda amasaka, ariko niko ari nko kugira ngo byari ibintu bikomeye mu buryo bumwe. Ni ibikomeye. Subiye inyuma gatoya, ubwo murabyumva. Icyo gihe natwe twasaga n'abantu cyangwa njye nasaga n'umuntu uhigwa muri abo bashaka kwicwa. Ubwo rero bivuga ngo Imana data yo mu ijuru yandinze nkiri muto. Intambara iraba, abapfa bose barapfa. Birangije turahunga, duhunze tujya aho bita i Burundi. Twariko twanyuze ku Gikongoro, turagenda, ibisasu biraturika. Mbega biba ngombwa yuko aho twahungiye ibisasu batera bombe yica mukecuru. Nari ndi hafi yayo,
ariko jyewe Imana imukinga ukuboko irandinda. Mu buzima bw'umusaraba cyangwa se n'inzira y'umusaraba naciye, ndagira ngo nkubwire aho Karosi yaturutse n'Imana yandinze kugira ngo nitwe uwundi umunsi ndiwe. Birangije nyuma yaho nibwo Imana data yabonaga wenda nzayikorera nibyo bifatika, kuko icyo uzaba cyo gituma urindwa. Ubwo birangije intambara y'94 irangiye, twarahunze twageze ku Gikongo, tuhita tujya i Burundi badutera grenade turitse inzu, ariko twe ntitwagira icyo tuba. Twibuka baraduhungisha, noneho bwana butoya bw'inyuma yanjye babushyira mu mitumba burokokeramo. Naho jyewe rero niruka inyuma y'abakuru, ko jye urumva nari ndakana gatoya ariko nzi ubwenge. Bivuga ngo impamvu y'ubu ngubu wenda nuko hariho amahoro, ariko kera bitewe n'umwana w'imyaka 2 bitewe n'ibikomeye byarimo tutanifuza ko byagaruka, byari bikomeye. Ubwo rero birangije tugeze i Burundi, aho i Burundi baduteye izo bombe nyuma na grenade, kuko abarundi wari uducumbikiye we baramuturikije n'inka. Icyo gihe byari bikomeye ku munyarwanda uri i Burundi. Ubwo wenda hari ababizi mu gihe cy'impunzi. Noneho nyuma biza kuba ngombwa ko tuhava, bita tugaruka tujya ku Kamana, tujya ku Munini, tugera Indago. Noneho birangije niho twese dukambika. Nyuma rero haba bindi bitero, nabwo ndabyibuka. Ibyo bitero bibaye abaho gupfa kw'abantu cyangwa se ko kongera gusubiramo kwica. Njyewe rero Imana irampungisha, abaho guhunga Imana impungishije. Njyewe mu buryo bumwe ndabyibuka twari turyamye, ndagira ngo nkubwire ko iyo uri imari y'Imana urindwa. Njyewe Imana abonaga ko izankoresha, niyo mpamvu yandinze ibikomeye. Hagati aho ngaho urumva imyaka 5 n'ubundi sinari nayuzuza. Ubwo ndangije ndabyibuka iwacu twari ku kibuga, noneho habaho guterwa ibisasu cyangwa se kuraswa. Noneho twari hafi y'ikigo cy'abaminwari. Nyuma ubwo noneho twari turyamye, ndabyibuka umusaza avuga ngo nimuryame, njye nibuka mbyuka. Ubwo aho ngaho ndajya mu bw'igitangaza cy'Imana, n'umuntu Imana yarokoye nawe azabyumva cyangwa se uri bubyumve, umenye neza ko atari ukuboko kw'abantu kwakurokoye, ahubwo ni ukuboko k'Uwiteka. Ubwo birangije jye nibuka mbyuka, ko nari ndakana gasa naho mbega katumva. Njye ndahaguruka muri ayo masasu menshi, yari menshi cyane. Mpagurutse twari munsi y'icyo kigo, cyari ikigo kirekire, wenda bahageze barabizi. Cyari ikigo kiriho ibisenyenge binini bimeze nk'imihoro by'ibisingo birebire binini, ntabwo ari nk'izo mbona ubu, zo byari ibizingo birebire. Cyari bigeze nko muri metero 4 hagati y'enye n'eshatu ujya hejuru. Noneho twebwe jyewe nibuka mpaguruka, ubwo kongera kwibuka nanone, kandi ngeze ku kigo cy'abaminwara aho imbere y'igikoni. Ni ibintu utapfa kumva uburyo aho naciye, ko ni ukuvuga ngo ni ibintu bidashoboka utapfa kumva. Jyewe urumva abaminwari bari bafunze ikigo, bitewe kuba Imana itarinze nta muntu warinda. Birangije jyewe rero ndatambuka njya aho imbere, nibuka nicaye aho imbere, naje kugarura ubwenge, mbona ndi imbere y'icyo kigo, muri icyo kigo cy'abaminwari. Nijye muntu wa mbere wageze muri icyo kigo cy'abaminwari. Mpageze ndicara ndeba uko abantu bapfa, byari ibintu bikomeye. Ndangije nyuma, ubwo nari ndakana murabyumva, ni ibintu byari bikomeye. Rumva hagati y'imyaka 4-5 yari yuzura. Ndangije ubwo ngomeza kwicaraho, noneho bitewe n'amasasu yari menshi icyo gihe, bitewe n'ibyo bitero, ubwo nibwo barashe abantu baraza, bahita ubwo bamwe buriya za senyenge barabikandagira, kikamubaga kikabaga umuntu, ukabona amaraso ari kujunana. Birangije nyuma baza kurasa umuganga umwe wavuriraga hariya mu bitaro by'Indago, wari umukobwa. Arangije araza, aje ubwo ahita angwa hejuru, bitewe n'uko ahise angeraho ahita apfa. Ubwo urumva akana k'imyaka 4 yanguyeho, cya gikomere cye gihita kiza ku munwa wanjye. Kije ku munwa wanjye, amaraso ajununira mu kanwa kanjye. Ndagira ngo nkubwire ubuzima nanyuzemo Karosi, aho Imana yantabariye, kugira ngo nawe Imana yarokoye cyangwa se yahaye ubuzima, niba waranahize imihigo mu ntambara, wihangane ukizwe, kuko hari Imana yakurokoye. Birangije icyo gihe
ndangije ubwo amaraso yose urumva igisebe cya gikomere gihita kigwa aho yangwiriye ngo ngaramye, cya gikomere gihita kiza ku munwa wanjye no mu mazuru. Numva rero mfunga umunwa, ariko igikomere gikomeza guhereza amazuru, hanyuramo ya maraso y'uwo muganga. Ni intambara ikomeye Imana nshishijemo. Birangije ubwo icyo gihe nibwo habaye n'ubundi numva za mpunzi ziraza zingwa hejuru, abo bakomerekeje bagize gute, inyuma hejuru yanjye haba isiteri y'abantu. Noneho numva ko ngewe urupfu rwari rwabaye pe. Niyo mvuga ko ahangaha Imana yandindiye urupfu, Imana we ngo icyubahiro. Ahangaha Imana yandindiye urupfu rukomeye. Nibyo njya mvuga ngo Imana igihe yandinze yamenye ntaraba urusoro, nanjye meze n'ubundi nka ba Ezekiyeli cyangwa ba Yeremiya. Yamenye ntarayimenya, imenya cyakora izi ko nzaba umukozi wacyo gihe. Nibwo habaye urugendo rukomeye rw'agakiza. Ndangije ubwo wa murambo, ya mirambo yari indi hejuru, ndangije numva umwuka uraheze. Mu gihe numva nshaka gufata akuka ka nyuma ngo mpfe, nibwo Imana yantabaye, sinzi imbaraga aho zavuye, mpita nkubita, nibuka nzamuka nk'uko muzi wenda abantu babaye mu byaro, muzi icyo bagikubita ubutaka kigahita kizamuka kikajya hejuru, wenda hakomeye. Nanjye rero nahise nibuka nzamuka, mpita nzamuka, numva mpita nterera, ndazamuka nyura mu mirambo, ndazamuka nsamakuka, numva ndagarutse. Urumva amaraso yari menshi muri ngewe, ko nayamira ngo yamwe yanyuze mu mazuru, ngera ubwo gufunga umunwa byanga, andi ndayamira. None nyambwira ngo rero nanyweye amaraso y'abantu. Ntabwo kuri televiziyo nyinshi sinabisobanuye, aho ngaho amaraso urumva yahise anjyambamo menshi muri ngewe. Noneho mvamo, cyakora mfite icyo bita inyota, kubera amwe yari yafashe mu mihogo. Imana yanjye, Imana irarinda, muntu Imana yarinze ikakurinda intambara, ntupfe. Wenda wavutse nyuma y'intambara, ntuzifuze ko intambara yagaruka, uzihangane ujye usenga Imana idufashe. Icyo gihe rero urumva navuyemo, ubwo nari nzi ko ababyeyi bose bapfuye, nzi ko n'abavandimwe bapfuye, nta n'umwe nari ndi kumwe nawe. Ubwo birangije tuza gufata urugendo, tugaruka aho twavukaga. Twarahageze, ubuzima bw'ubupfubyi buratangira, byari ibihe bikomeye twanyuzemo. Ubwo rero ngewe ubwo nibwo imyaka 5 yari yuzuye, ngewe nari nujuje imyaka 5, ubwo abandi inyuma bari 3, ariko uwa gatatu we mama yaramugendanaga kuko yirukankaga, nabwo byari bikomeye, yarahigwaga icyo gihe. Birangije ntabwo yigeze aturera, rero yakomeje kugenda yirukanka, akajya agahunga akava aho ngaho. Bwari ubuzima bukomeye ku buryo byageze ubwo nanjye nibaza ngo se ni ibyaha byinshi twakoze, se twaba twarahemutse, mbega mu buryo bumwe. Bwari ubuzima bukomeye, nimubyumva muzabyumve, uzabyumva bwari ubuzima bugoye. Birangije rero nibwo twahise dusigara, ubwo mukuru muri twebwe iwacu yari muto cyane, numva nta myaka 10 n'ingahe yari yagira, ko badubyaraga bakurikiranije mbega byari bikomeye. Hagati y'umwaka 11 cyangwa se 12, numva nta guhinga yarashoboye, nta buzima twari dufite. Twaje dusanga inzu mbega zimwe barazisenye, byari bikomeye. Kandi mbere y'uko intambara iba, mbabwire yuko bitewe no kurya ya mafaranga, mbega twe twari abakiri, twari abakungu mu rugo, ntabwo twaburaga inyama, ntitwaburaga ibyo kurya, byari ibintu Imana, twari mu buzima bwiza mbega mu bundi buryo. Hagati aho rero ndihuta, ndashaka kubaha ubuhamya kugira ngo nawe wapinze Imana umve Imana itabaho, karosi unyigireho, kuko Imana yarandinze. Birangije rero nibwo muri iyo myaka ndumva narabaye imfubyi, mfite imyaka 5, ngira ikibazo rero cy'uko nari naravutse, ariko bamwe batanemera ko mvukaho muri urwo rugo navukagamo. Ni ubuzima bukomeye, ni ubuzima bukomeye. Kubivuga ari byinshi umuntu abika mu kwanga kumena amabanga y'imiryango, ariko birakomera kuko nabwirwaga ko mvuka mu wundi muryango. Binaba ngombwa yuko nza kubaza mama, ndamubaza, ubwo igisubizo arakimpa. Cyakora ndabimenye, ndavuga ngo sinzava mu muryango w'aho ngaho. Cyakora nza kumenya ko n'ubundi mbega ni ikintu gikomeye ntapfa kuvuga.
ubwo rero murabyumva ubuzima bwo leta bukomera, ubwo mu rugo ntawe twa dufite tutunga, niyo twahungiraga aho twitwa mu bavandimwe mu miryango bahitaga batwirukana bakavuga ngo mwabunyomwe nimuve ku muryango. Turangije ubuzima buratugora, inzara iratwica. Ndabyibuka umunsi umwe mama kuko ntiyari ahari, urumva byari bikomeye, ndangije abana twese twicwa n'inzara no gufungura umuryango biranga. Mama aza kwiba, aza kuza nijoro, aje abura umufungurira kuko no gukingura byari byanze. Birangije umukuru wanjye cyakora niwe waje kugenda agenda yikurura, aza kuzamukira ku rugi arakingura. Inzara yari yaratwishe burundu. Namwe murebe, hari abantu baba babona wenda bitewe n'ubuzima twabayemo, natwe igikuriro cyari gihari ndetse ubuzima bwari buhari. Iyo tubona abaturera byari bikomeye, nawe wenda runyuze mu buzima nk'ubwanjye cyangwa uburimo, wihangane Imana iratabara. Icyo gihe rero baramukingurira, tubona icyo kurya. Icyo gihe yarazanye two kurya atwondora ari mu nzu. Noneho turangije dukura gutyo, tuzamuka muri ubwo buzima, noneho dutungwa no kwiba, ku buryo iyo umunsi mukuru wageraga twebwe kugira ngo tubeho, urumva nahitaga njye na mukuru wanjye twagendaga nijoro tukajya mu bishyimbo. Kera rero babagaho ibirayi, noneho twabona noheri izaba tugahita tujya kwiba n'ubundi intuze ibirayi, tukagenda nijoro ku mwezi, tukagenda mu bishyimbo turyamyemo, tukajya tugenda ducukura ibirayi. Byarangiza tukajya, kera ho mu kwa kane rwose, hagati y'ukwa kane wasangaga noheri yajyaga kuba amashaza yeze. Bamwe wenda babaye mu byaro barabyibuka intambara ikirangira kuba za 97 n'8. Birangije nibwo twabaye muri ubwo buzima. Ndihuta, ubwo iyo noheri yageraga nyine urumva twaribaga kugira ngo tubone uko tubaho. Noneho birangije kubera amamesa kugira nta kuyabona, tukajya kwiba ibitoki kugira ngo tubone uko tugurisha bya bitoki tubona amamesa. Namwe ubwo urahita ubwumva ubuzima. Birangije bigeze imbere, nihute ngere mu myaka 9 yanjye. Imyaka 9 igeze, ariko hagati nibwo natangiye ishuri. Ntangira ishuri bigoye, ndayitangira ariko nari nzi ubwenge. Ngiye mu wa mbere, ngeze mu wa mbere ibyo banyigishaga nasangaga mbizi. Ni ukuvuga ngo inyajwi, ingombajwi byose nari mbizi. Barimo barankundaga cyane, ariko nzagora n'ikibazo cyo kurwara ibintu bitaga ibinyoro. Kera ibinyoro, iyo akavunja cyangwa se akabaraga sakanzagamo, ni ukuvuga ngo nahitaga habyimbagana hagaturika. Ngo biza kumbuza kwiga, ariko ngomeza kwiga nkajya ngenda mvunagurika, ariko nkagenda. Biza kuba ngombwa rero ko mba muri ubwo buzima bugoye, niga nkiga igihembwe cya mbere cya kabiri nkavamo bitewe n'ubuzima bugoye. Narangiza ubwo buzima burankubita, ubwo nkahita mvamo igihembwe nkasubira ngiye gukora examen, ngatsinda nkaba uwa mbere, mu wa mbere, wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, ndetse rimwe na rimwe nganatabika imyenda kugira ngo ntazajya kwiga. Bitewe n'ubwo buzima, kwigana inzara, kwigana agahinda, kwibaza icyo ndi butahe nkarya, kubera ko jyewe naryo wari ushabutse mu kwibira umuryango kugira ngo tubone uko tubaho. Birangije bigeze mu wa kane nibwo navuye mu ishuri, ndavuga primaire, nabwo ariko mba uwa mbere, kandi navagamo ariko nkaba uwa mbere. Jye nari nzi ubwenge bukomeye, kandi ndashima Imana n'ubu ndabufite, rwose ntacyo nshinja Imana. Birangije icyo gihe nibwo nagiye mu kazi k'ububoyi cyangwa se gukora mu kazi ko mu rugo muri 99 hagati muri 99 nari mfite imyaka 9. Nibwo nagiye gukora akazi k'ububoyi. Bwa mbere nza gukorera umukecuru warabaga hariya ahantu bita Ingoma hafi y'umusigiti. Ndagenda rero njya gukorayo nkorera amafaranga 5,000. Icyo 1,500, namwe mwumva umwana w'imyaka 9, ndagenda njya gukorayo, nsanga n'umukecuru urwaye kanseri. Yararwaye kanseri, arwaye imivuduko w'amaraso, byari bikomeye. Yari afite umwana umwe witwa Innocent, yarigaga muri kaminuza. Umwana umwe yari afite, yari yaraturutse i Burundi, uwo mukecuru. Ndangije rero uwo Innocent biba ngombwa yuko n'ubundi mu buzima biza kuba ngombwa yuko we yabaga muri kaminuza, ajye mbana no mama, ariko mu mama ari mu buzima bugoye, ugaza kumpa amafaranga yo kurangura ibinyobwa kugira ngo tujye tubona uko tubaho. Urumva kujya gukora akazi warangiza ukaba n'umucuruzi w'ubunyobwa kugira ngo mubone ubuzima.
urumva ntaho nari mvuye nta naho nari ngiye. Cyakora nyemerera ko azajya mpemba amafaranga 1500. Birangije rero nibwo nagiye nkora ako kazi nako nkajya mbyuka mu gitondo ngakoropa nkamwoza, byarimo kumwoza. Namwe mubaze umwana w'imyaka 9 akoze umukecuru imyaka igera muri 60. Ntabwo abashaga kugenda bitewe n'iyo ndwara n'ubusaza n'iki, yahoraga bwo kwijyana kuri toilette byari ikibazo. Mbega urabyumva, yajyaga ubwo ibintu byose yajyaga birangiriza mu buriri, none nkahita mbanza gafura bya bindi, narangiza nkamuhanagura nkamuryamika. N'ubuzima nanyuzemo, birahari n'ubuhamya, birahari n'ubuhamya. Ndumva ari byo tuvuga dusimbagurika kugira ngo tubashe gutambuka. Ukecuru turabana, nkajya njya kuri Karubanda mu banyururu gucuruza ubunyobwa cyangwa mu bagemuye. Narangiza nkahita nzana amafaranga nkamubwira nti dore yo nabonye, tukakuramo inyungu tukayirya, byagera noneho igishoro tukongera nkarangura ubundi bunyobwa. Rero umukecuru akamenyera cyakora isigara zo kunywa, kuko icyo gihe nanywaga itabi mfite imyaka 9 rikomeye cyane, nanywaga amasigara bikomeye. Narangiza nkaza nkahita mutekera utwo kurya, nkongera nyuma saa sita ngahita nsubira gucuruza ubunyobwa, nkagaruka nanone nkongera ubwo nkamuhanagura, tugahita turya akaryama nanjye nkaryama, nkabyuka muri ubwo buzima. Ubwo buzima tumarana amezi 6. Mama buri amafaranga yo kumpemba, none mbona bitewe n'ubwana naramukundaga, nawe yarankundaga. Uwo mubyeyi yambere umubyeyi ahita asa n'unyigishije kubaha abanduta cyangwa se abakuru. Kecuru mva ndamwitangira muri ubwo buzima, ndamugana mama ningiye kureba imizinga yanjye y'inzuki mu cyaro, nzahita ngaruka, mpita ngenda. Urumva ntabwo nari mfite bamusigiye, ariko umuhungu we yaraje mu kuruhuka. Ubwo arangije ndagenda. Nkimara kugenda hashize iminsi nibwo umukecuru apfuye. Ariko mbere y'uko apfa hari umumama umwe wenda Bingozi azananyumva wenda, cyangwa niba aranzi, nitwa Francis aranzi. Mbere y'uko umukecuru apfa bitewe n'ubwo buzima, urumva umwana w'imyaka 9 kugira ngo anagure umukecuru w'imyaka 60 inarenga, noneho umukecuru urumva ari yaramfashe nk'umwana we. Urumva rwose nakoze ibikomeye icyo gihe. Numva mu bantu